turaruhugura dukorana nabo muri porogaramu yitwa empowerment kubafasha kwifasha. Ni porogaramu bamaramo imyaka 3 bagahita bakora graduation bagacuka mu yandi magambo. Ubwo rero uwo mwana icyo tubafasha dufata umwana twandika umwana umwe ariko tugafasha urugo rwose. Hanyuma rero turabahugura tubaha amahugurwa atandukanye tukabaha n'igishoro kugira ngo umwana yiteze imbere. Hanyuma rero hari abajya mu mishinga iciriritse ibyara inyungu, hakaba hari n'abandi bajya mu myuga. Nkuko mubibona rero hano dufite ndagira ngo dusure subira inyuma yego genda usange bari barimo kudoda begere murakoze. Nkuko mubibona hano rero hari bamwe mu bana bazowe bacutse ariko bari bakoze imyuga. Hano hari ababoha udukapu, hakaba hari n'abatayeri ndetse hakaba hari n'uyu nguyu ukora inkweto. najya mutubwire mukorera mu bice bya Gicumbi gusa cyangwa ni ikigo gikora mu bice byinshi by'igihugu? Subira hari hakurya uvuye. Mu bice by'igihugu dukorera mu turere 3 harimo Gicumbi, Gisagara na Ruhango. Hanyuma muri Gicumbi tukaba turi mu mirenge, uyu munsi turi mu mirenge 3, harimo umurenge wa Byumba, umurenge wa Butare ndetse n'umurenge wa Butare. Tuganire no mubafatanyabikorwa banyu. Mbera umwe muri aba barimo kudoda. Bari ukudoda ni bari ukuye. Komeza wicara urimo no gukora akazi urimo rwose nta kibazo. Ugeza mikoro ku muntu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutoni wa Louise, nkabandi umwana wareze na Zoe kuva mfite imyaka 16. Ufite ingahe? 25. Imyaka 9. Zoe yaramfashije bifasha by'umwihariko inadufasha muri rusange turi abana benshi bakora ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'icyo umuntu azi gukora neza akoresheje amaboko ye. Bagufasha umeze ute? Bamfashe ndi umwana ubabaje, nari umwana ubayeho mu buzima bubi, nari umwana uca inshuro njya guca inshuro mu gihugu cya Uganda dukorera amafaranga make cyane bita 10. Ayo mafaranga ntagire ikintu amarira, mfite barumuna banjye ngomba kwitaho bitewe n'ubuzima nari narakuriyemo ntagizemo uruhare. Noneho hanyuma y'uko bamfashije narazahutse ngera ku rwego rutangaje, bamfata nta kintu nari mfite, mbese nta kintu nashobora kwimarira. Ariko uyu munsi nize umwuga wo gukora udukapu, ndadukora, nigisha abana. Ubu maze kwigisha abantu bagera kuri 200, mbigisha kudukora. Ubwo urumva nanjye maze kugira umumaro ku gihugu no kuri bagenzi banjye. Hanyuma y'uko maze kudukora twampaye umusaruro, naje gukora. Nakoraga nkakorera mu rugo simbona abakiriya, nkajya gusaba ahantu umuriro nyine nkajya kuhabohera kugira ngo mbashe kubona amafaranga, bwakwira nkataha mbabaye ntarangije akazi. Noneho nza kugira igitekerezo cyo gushaka umuriro, nkorera umuriro gushira mu rugo, nkajya nkorera ku muriro wacu. Ibyo birarangira, ngira igitekerezo cyo gushaka inzu yo kujya nkoreramo ku muhanda kugira ngo uzankenera azagera aho mbona. Banubatse inzu ku muhanda zimwe zigezweho. Iyo nzu nyikoreramo, ndangije kuyikoreramo mbona idahagije, mbona ko hari n'abandi bababaye kandi bakeneye inzu zo kubamo badashoboye kuzubaka. Nubaka indi nzu yo gukodesha ku ruhande rwaho mu murenge wa Cyumba y'amabati 30, ikaba iriho ku ruhande, nubwo ntarahinza kuyikora neza ariko irahari, byose mbikesha utu dukapu. Hanyuma y'uko ibyo maze kujya hari n'ibindi byinshi nagiye ngeraho, mwazaza no kudusura tukabatembereza tukabereka n'abandi bagenzi banjye hari byinshi bagezeho. Paul Kagame ko numva ari byinshi yazanye umushinga wa Zoe. Umushinga wa Zoe Rwanda ufasha abana kwifasha. Icyo nshimira nyakubahwa Perezida Kagame nuko yagize ubumwe akadushakira umushinga wa Zoe Rwanda ukazana abaterankunga bakadufasha. Ndabashimira bakagira Imana n'amafaranga. N'abagore mwagimugira ijambo kutabivuga se? Nanjye nk'umugore uyu munsi nayoboye rwose. Urayoboye kuko urakigita ifaranga.
cyane. Nereza mugenzi wawe usobanutse nawe ndabona ukeye. Icyumba zirakamwa turabizi ko muri nabe ndashyikirwa mu buhinzi n'ubworozi. Yego sawa murakoze. Mbere mikoro. Komeza ufata akantu kawe wari ufite sizi mpamvu gashyize hasi yego. Shyira mikoro ku munwa. Egereza mikoro ku munwa. Murakoze nitwa Niwemugire Jeannette nanjye nkaba ndi umwana warezwe na Zoe maze imyaka 4. Twagezemo turi abana bakinye cyane ariko kugeza uyu munsi dufite aho twigejeje kandi heza murabibona.